Esse Sinadi, muraho neza. aha nahese Narijerwa aho ngaho kwa John. eko mana yawe iminsi Myinshi cyane. yego ko mana twari turaho nukuri Bakibaya baraho. abakibaya baraho gusa ntaheruka mu rugo nakubwiye ko ari mu by'amashuri ari n'akazi abikora byose bimwe akora ku manywa ibindi akabikora Uye nibyo umwana agira kajya ubohora umwana akore yige bimufungura mu bwonko none se akora iki? wavuze ko nabonye bimufasha Biramufasha ariko uzi kubona umwana yigurira urukweto utarumuguriye azi ko niyaje mu rugo uzi kubona umwana yigurira ishati utayimuguriye ceceka mu bintu byamfashije ibyo biri byaramfashije cyane nta kintu kiryoha uzi ko aza mu rugo akicara ese kiba kutagiye noneho habaye kirani ninde wagufasha amaguru ngo ndeka mama ngo ndi mu masomo ubundi yarajya pyo simenya nk'umwana yese apfa kuba atari mu nzira mbi burya ngewe rero nta kintu ushobora sinabimenya ngo mvuge nk'umwana ntari mu nzira mbi ariko nanone oya nyine aho mutari ariko umwana ujya mu nzira mbi n'ujya mu nzira nzima uramubona ariko ntubona n'amakuru ese ugira ngo sinshima imana ariko kuvuga ni ugutaruka hariya kwa musaza wawe uheruka ryari tuzongera ejo bundi nariyo wakanyagwa ko si isi igeze nari ndiyo uriya mugore niba ari gatumwa ariko ubuzi ko uriya mugore niba ari gatumwa kandi reka nkubwire burya hari ikintu abantu bakuru bavuga ukagira ngo uriya mugore rero niyo ngiye kubireba birambabaza sinjye nshaka no kubisubiramo reka nkubwire noneho nzuri uriya muhungu wanjye aherutse kuza arantekerereza akababaro ka wa mwana w'imana arira abukoze ndakubwira ngo nageze ararira agashaka nko kunkurikira ariko ngewe hasigaye wampa mwene mama ngo tubonane oya wampa mwene mama Zuri yarabimbye ndavuga nubu nuko aho namutumye yatinze aragira ngo aguma njijisha ambwira ariko nagera ngo oya niko bimeze nageze ejo bundi umwana arandirira undi akajya amubwira nabi hari undi mugore warebaga igitsure abagore barandeba ndiya noneho ntekereje umwana wa mwene mama ngiye kusiga muri urwo rugo naravuze si wamufata nkamujyana umwana wa mwene mama yarambabaje ndabwiye umwana rero musigira aba bantu bandeba gutya aho bandeba gutya uriya mwana barimo baramugira gutya Nzuri yarabimbwiye ndavuga ati noneho akanagahomamunwa ndavuga ngo nzashaka mama Nadia ariko mbimubaze reka nkubwire nyamara nugutabarira hafi ngewe reka nkubwire ndinze mwene mama mubwire yanga akunda ngenzishakira igisubizo cy'uriya mwana nimba uriya mugore tuzamusura tukamuganiriza ubundi akwiriye no kuganirizwa ariko ngiye kuganirizwa ari kumwe n'uriya mwana numva ari ikibazo kuri pe oya mwene mama atinze kuza gusa reka tugende rero umva bare tuzabure tuganire niba kiriya gisimba cy'umugore cyane umva reka nkubwire ariko riruzi ko ari reka dusezerane hariya ngo ugiye kwa John uramenye nanjye reka ngire ntahe reka ngende ariko nkubwize ukuri nkurikije ukuntu uriya mwana numva ngo ahohoterwa bizwi n'abaturage bose ndahamya ko atari yambwiye nyirashyano se akamuhamagara ese ari mu masomo umwana atoya ati nawe umva tuzabiganira nihuta nzabikurikirana nzashyirwa mbimenye pe uriya mwana ntiyiga ndakura umwana yanjye arambabaza cyane Komana yanjye Kigali ni heza koko isima nayibonaga ku mateleviziyo niba ari televiziyo niba ari televiziyo najyaga numva ibintu ngo by'amakara ariko mabuje afite inzu y'amakara umwe kabyaramo bafite ubu televiziyo bafite iyi ntabwo ari zahabu izi nizo zahabu bajya bavuga se inzu z'i Kigali ngo ziba zubakishije amazahabu mabuja afite televiziyo mabuja afite akabati afite firigo bafite ibisorori najyaga mbona amasima mu cyaro
na kuri televiziyo nabwo nyumva bayamamaza amakarasi n'ibinyazi nje kunamba mwe mujyi wa Kigali noneho dore ko nigenze aho nzahabera ikigeragezo na karande banyirukana nanga kwawe banyirukana njyama mu rugo ntahawe usuku kumana mama nziza iki koko mana usuku ko papa zaza ryari koko mana mama nziza iki koko mana niki mana nakoze koko kutuma mama noteza gutya niki kinakoze mana gituma papa nyoze mama noteza gutya koko mana nagucumuye iki koko mana mana ndakwingize nkeneye imbaraga zawe mana mana ngwino nabara urudengere mana ndagusabye mana uzungirire neza mbone ubwiza bwawe Wima karame abaye nta kibazo mfite ntacyo yego ubwo umbeshya nta kibazo ufite ikibazo mfite ese ko wari uri kwitotomba nta kibazo mfite wari uri kuririmba ese waje nuko muririmba izo ndirimbo wazigishijwe nande n'Imana ubwo ririmbaga iz'Imana zaba iz'agahinda se Imana se ubwo urayizi cyangwa irakuzi reka ye uriteye wicaye aho urikunguje erega vagusenga ngo waririmbaga naririmbaga mama ariko mukagira Imana no kubeshya usigaye ubeshya noneho ingeso zose urazikukumbye iyo wari waribagiwe niyo yo kubeshya nayo urayizanye oya mama ntabwo mubeshye yazitirimba oya mama ndi mama wawe ngaho haguruka uze tuvugane ngo wakumbuye na soda wakumbuye so ntaje kurakumbura wakumbuye na mama wawe natwe niko ntaje kurakumbura ndakurambiwe ndaguhaze ndakurambiwe muntu urambirwa umuntu ndakurambiwe pe usigaye wicara hari ukajya kwikunguza ukandeza abantu ngo bagende bavuga ngo ngufata nabi ngo bagende ukitera ukarira ugakungura babarira basi utavuze ugapfukame hanisoni baba ntabwo bizongera uragira ngo nzakugenze none papa zaza ryari uragira ngo azazugira ito nzakubona uvugisha uyu munwa ngo ubwiye so nzawuca muce mama nzaguca uwo munwa cyangwa ufate icyuma ngutwike mama babarira utagerageje so kumubwira amagambo babarira ntabwo bizongera nakubwiye ngo ikizira kiraziririzwa mubona na so naza umubona uhunga ugenda nakubona uhagararana nawe uranyumva neza kandi ndakurambiwe muri uru rugo ubimenye ndakurambiwe uzashaka iyo ose mama uragira ngo uzaje he wajya Nyabarongo wajya hehe hano ntabwo nta mwanya uhafite uranyumva neza n'umwana wanjye agiye kuza sinshaka ko azagusangana iyo mico ahangaha mama mbabarira mva imbere nuko nkubwiye ubabarire n'umutima mubi ugira n'ingeso mbi ugira none usigaye wariharaje hari ikindi nabonye usigaye wariharaje kuzana n'uriya mukozi ese mwamuganira iyo nayo ni ingeso mbi maze kukubonamo ibintu usigaye ukora nabyo nzabibwira so ntuzamukira ntuzabihakane wanyumvise sawa hanagura rero uzibaho ngaho hanagura ugeze Imana nta n'iki ngushizemo zagucanira urubyaro rw'iki gihe Mana ngiye kuzasazwa ariko ndaza kumwigira umutwe reka nze Tereza ze kubiza nze mpamagare Tereza ze angire inama ukuntu ngiye
na Tereza nawe yaranyanze ngo mubwire agahinda kanjye. Mwiriwe nyirafu. Ese uzi ko utazapfa vuba muvandi? Uraho? Amakuru Ni meza. yo narindi kukuvuga ntuzapfa vuba sha. Mumeze nk'urukezi. Nanjye nari ngukumbuye. Ya sereri ya rwa rubyaro rwa hano. Noneho yansajije asigaye anyandagaza, asigaye agenda abwira abantu, ariko nguza akitera akagenda karira. Noneho nasanze yicaye ari kuririra ahantu ngo ntazabona saje. Urumva umwana nzamukira. Noneho ndabigenza Kugeze ku ntera yo hejuru. kandi uriya mwana yagukorera ishyano. Isa mwumva kubi. Isa nzi ko atari akanyamafuti, amafuti yako ntayumva. Sinzi ikintu kizabinyitse. Ariko namubwiye nti nzaguca uwo munwa mukorera ikiterere. Umukobwa Oya Tereri nawe witwa nde? ntukanyite. Menya ko turi muri viziyo. Ibyo bintu by'amavizi. Ese se ndi umupfumu. Nitwa Tete. Uri Tereza nzi. Nitwa Tete. Ubundi mbere numvaga tukiri iwacu bano kwita Tereziya. Ese ko twavuye mu cyaro ariko turi i Kigali. Kare ko ndi Tedi. Noneho nyirafuku nzaryikure. Urese ubundi mbarumbwire. Ubu rakitwa nyirafuku ubundi. Ngiye ko bijya binambabaza. Ko ryankujije. Gukundana n'ubu nitwe nyirafuku. Ryarankujije. Bamwe nabinsekeje. Byarankujije. Zagushakira akazina katari nyirafuku. Uretse byakwemera. Viziyo nishaza nakwita Teta. Byakwemera se? Nitwa Teta. Ni nka kwita Teta. Yazina ry'abari. Kuko umuntu umumama w'umusirimu nkawe ntabwo tujye tubireke tuzaganiraho ahubwo twumve ku kibazo cy'uriya mwana. Ese uriya mwana tubigenze None rero kugira ngo tujye inama ukuntu nakwikiza uriya mwana ukambiriza afite ubu yagera rwose yarabujuje. Yenda yasohoka tumureba. Nitumukubita ese azatumerera yabimenye. Tuzamwohera ahantu. Tuzamwohera ahantu. Namujyana ko tutajya dutashya no kuzamushakira abantu bamufatira muri iryo shyamba. isi yazaza ukambwira ko umwana wari Uvuga ko namubuze. yego Ubu nta ikindi ubwo bagufunga noneho nanjye nabigenderamo bazi kuri inshuti yanjye. None tuzakora iki? Nzamwikiza nde? ujye umurega ibirego byinshi. Ngende mubeshyera. umubeshyere. Namubwiye ntuzasobanure ntuzahakane nsigaye mbona ukorana na wa mukozi wa hano. ako kana N'ibyo bintu nabyo biza ako kantu. unyigisha Ndaza kumugereka. Wagize ngo turabitora. wagize ngo mva mubwire ukuntu uzabishyira. isa nzabishyigikira. ntabwo yabishyigikira. Aho nzabamukoresheje. usanze aryamanye Baryamanye. Icyo kintu uzakivuga. ushaka uzanamubeshyire ko anatwite. Bavuze ko nabyo ko nabishyiraho. wabiketse ko anatwite ashaka kuba wenda n'indara nayikuyemo. Nimaze iminsi mbona ameze nabi. Yararembye. Yiha kwirembeshwa. Nibyo bintu nabyo ndamubwira mu njyana kwa muganga arampakanira. Ariko makuru numvise nuko ndayikuye. Ahubwo turagishoboye mva ko bavuga. Byamukorera urusyo rushyushye arwikorera rwangarane. nibyo akantu twagatuye we Nako umwana urya mbega umwana urwaza sinyirya none nkaza ngo gusura sinzabona papa je ngo mubwire. Urumva ko ashaka kujya kumuncomeka. najyaga nza kugusura ukangurira akabyeri ririya shyano se ngo ritume tukaba yahita bivuga. uramenye nisigaye ntinya no gusohoka hano batagenda akavuga ngo yagiye. Amahero n'ibibazo. Ariko rero ikintu umwanzuro n'uwo tugomba tumugerekeho urwo rusyo tubimukorere. N'uriya mukozi ngiye kuzamushyiramo ubwoba. Mubwira ntimaze iminsi mbibona agakungu kanyu nawe mubikemo ubwoba. Wicare babizi. nibyo gahunda niyo tuzasubira. Nta kintu hari imyenda hirya no hino. Imyanda se ibintu by'imyanda ko nubisho bivuga cyane. Hari sare ibintu by'imyanda. Bimeze bite se? Yewe gayo so amakani kabyera. Uri kumwa kahese? Nende ko sinzakaje. Buriya byezo zose zari zimwe. Azanye mu kubeshya.
nzani iyo mbonye zose bagatumira nabi ariko ugeze ku muhanga mu haba ni kumwe zivuyemo hano se kuna mba nshaka ibintu bira oya cyane we cyane nyikunda we mashaka we we yakubarizwa hera nzana akakura kabasha banashaka ijya gusa n'inyungu ariko se ko tuvugisha ukuri inshuro zose zo kumuranga ntabwo zinzobamo cyase ngiye hano nkunda kuhaba rimwe na rimwe rigenda na nawe ndiko ndura umukozi wawe niba umaze kukumenyera ariko nanjye nari nzakumenyera uzamenyera muri make ufite gahunda yo kumenyera uzi kumenya iby'umukiriya cyangwa se ibyo byiza cyane ndaho akomeze neza nabi uwimana shaka uwimana arahari ko mukasa mu mirima yo byatarigeze biriya bintu narabiketse ariko ngiye nigeze no kumubwizara nyina wabo ni mukasa abana na mukasa njya numva nuko amumerera none amaze iminsi anamushinja ngo aratwite ngo bamuteye inda ayo makuru nawe wihaze Meze kubaca ahantu ku muhanda bivuga n'undi mugore w'inshuti ye ayo makuru burya we harya bavuga ngo Yesu we ayo makuru yanguriye mu gutwi sinzi niba nawe uyu w'Imana ngatwite baramubikira uriya mukobwa azubwenge cyane kandi baravuze ngo bamuteye ngo umukozi usigaye gukora iwabo ngo basigaye baca amatanya byataye ngo kujyana amuteye n'inda agahunguka kuri wowe ndakazi urakazi ramujya muganira se muzakinje mwanya uzakibaze ko bimeze oya ateye n'Imana byambabaza Mana nababara nawe se Imana uramukundira mu bantu Imana uramushtu wanje byatari oya naga ari ibintu byatari Imana n'umwana muri karitsiye uzane kayo makuru neza uzambwira ande ariko maze simbyumva ndi kubyumva gutyo ubura wibereye aho mu kabari ahubwo ujanga gute banza umubwira me fatara benewe kiravuba ko ntabwo uje ari kuzi ko yarakunye kigikorera mere amafanta niwe yarakwishyura abantu ukorera mere baranje bagiye bagohena baranje ngiye kuko asitoro niyo mujye muhena ji uko aje hanga mujye muhena nagitumura gasinzira nyina ajya reka gusinzira nyine kandi uramaze kugeza kugura arari zamuze arakwica noneho arakwica bambwiye ati nimusaga ku kabari mama sinababwiye nikambwiye muri serivisi Pantalola urobye n'uzawe gusubira kandi uvuge ko wambonye kandi mubonye muvuge ko wambonye ikibazo yambwiye ngo mvanga nakubwiye ngo uruduka wavuga uruduka tugenda uvuge ko wambonye nene bwira rero uriya mwana se urabizi neza ko wamutenda nanjye amakuru nyumva Uwimana reka mubwire ko ari amakuru kuri Uwimana amakuru tute kuri Uwimana uriya mukasi ni mukasi ni nyina ntabwo nyina n'imbezi gusa mama yarambwiye ngo ni mukasi ntabwo nari imbezi begeze kumukubita baramukubita mama baramukubita arangije hari umugore waje umugore inshuti ya mama we bamufatanyije abagore babiri baramuhonda baramuhoneza baramukubita bakubita Uwimana uri Uwimana yaragowe kasi ko mbona ndi hatari nese ko mukubita agaceceka ari nkanjye ribu ariko baragikubita kikajya mu gikara reka nanjye nzashaka ukuntu muganiriza mu hayo makuru ko nimba bamukorera ihohotera ntabwo byemewe murekere kuganira ibyo biganiro kandi yambwiye yuko mvanga tugenda mabuja wari hari ikintu ashaka kukubwira mabuja wari mabuja wari fata icyo tugenda si mama yamaze kumbwira yuko mukura aha ngaha tugenda mubwira ko ntabwo y'inzoga mubwira ko ntabwo y'inzoga kumva aratumubwira mwana wawe